wari uzi ko mu Rwanda hari abahanzi bafite miliyoni z'amadolari? Ariko se uzi ko uwinjiza amafaranga menshi kurusha abandi mu mwaka wa 2026 hano mu Rwanda ari inde? Cyangwa se ninde winjiza tubutse hano mu Rwanda mu mwaka wa 2026? Uyu munsi kuri Twivugire TV Show tugiye kubagezaho abahanzi 10 bakize hano mu Rwanda, uhereye ku bafite amafaranga make kugeza ku bakize cyane cyangwa se ku bafite atubutse. Tunareba aho bakura ayo mafaranga ndetse n'ibyo bakora. Komeza urebe kugeza iyi video irangiye, kugeza ku Uwambere cyangwa se kugeza urebye Uwambere, kuko bashobora kugutungura. Uwambere ashobora kugutungura kabisa. Mwibutsa ko channel ya yindi ni Twivugire TV Show, gukanda subscribe byo ni inkunga ikomeye. Andika muri comment tubwire ese ninde waba Uwambere cyangwa se ninde kwaba twibagiwe, kugira ngo ubutaha tuzagukorere video ibivuga byose. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi bita Niyo Bosco. Ndabizi Niyo Bosco abenshi muramuzi. Niba utamuzi andika muri comment ngo Niyo Bosco ntawe nzi, kugira ngo tubone aho tugufashiriza. Niyo Bosco ni umwe mu bahanzi ndetse akaba no mu banditsi b'indirimbo, agira indirimbo zakunzwe cyane ndetse zinakundwa cyane. Afite indirimbo zirimo nka Nkurugi, akagira Peer Pressure, akagira n'izindi nyinshi, harimo nka n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ndakeka benshi murazizi. Niba utazizi andika muri comment ngo ntazo nzi, kugira ngo tukubwire n'aho hantu wazazisanga, ariko cyane cyane zibarizwa kuri YouTube. Ese amafaranga Niyo Bosco ayakura hehe? Nihe amafaranga ko aje ku mwanya wa 10 mu bahanzi 20 mu bahanzi 10 bakize hano mu Rwanda mu mwaka wa 2026? Tugiye kurebera hamwe ese inkomoko y'aya mafaranga yakura he. Niyo Bosco usanga atunze amafaranga ku bihumbi 80 by'amadolari kugeza ku bihumbi 150. Kuvuga ngo umutungo we ubarirwa mu bihumbi 80 by'amadolari kugeza mu bihumbi 150. None reka turebere aho ayo mafaranga ava. Ese ayo mafaranga Niyo Bosco ayakura hehe? Niyo Bosco usanga akunda gukora indirimbo zikundwa cyane. Ndakeka murazi indirimbo ze zirakundwa cyane, n'umwanditsi w'indirimbo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. YouTube streaming and platforms nabyo usanga zikora cyane. Usanga akora kuri YouTube arinjiza, ndetse akanakora stream, akanakora live streams akamwinjiriza cyane. Ikindi usanga akora ibitaramo akora nabyo usanga bimwinjiriza cyane, bityo bigatuma yabona amafaranga atubutse binyuze mu gukora ibyo bitaramo muri YouTube live streamings, ndetse n'indirimbo zo kuba zarakunzwe cyane zikamwinjiriza. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi bita Active cyangwa se Active. Ese wowe uyu muhanzi waba umuzi? Ndakeka abantu benshi muri kureba iyi video ntabwo mumuzi. Active ni umuhanzi utunze agera atubutse kuva ku bihumbi 100 by'amadolari kugeza mu bihumbi 200. Ni ukuvuga ngo ari umwe ngumwe ni ikigereranyo cy'amafaranga afite. Afite amafaranga kuva ku bihumbi 100 by'amadolari kugeza mu bihumbi 200 by'amadolari. Urumva ko ni amafaranga menshi atubutse. None reka turebe ngo ese amafaranga y'uyu muhanzi Active cyangwa se Active amafaranga ayakura he. Active niba mutamuzi ni umuhanzi uririmba indirimbo za hip hop. Arimba indirimbo za hip hop bityo zikamwinjiriza, ndetse agakora concert n'ibitaramo, agakora ibitaramo byinshi bikamwinjiriza. Nabyo murabizi ko ibitaramo ari byo bintu cyane cyane byinjiriza abahanzi amafaranga menshi. Agakora collaboration akayakorana n'abandi bahanzi, agakorana indirimbo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, haba mpuzamahanga cyangwa se abo mu gihugu imbere. Active rero ni umwe mu bahanzi bari kuzamuka cyane ku njyana hip hop hano mu Rwanda, ari gushaka gusimbura ba Jay Polly. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi bita Riderman. Muramuzi, yahoze kuri hit mu bakire hano mu bahanzi hano mu Rwanda, ariko no mu uyu mwaka wa 2026 aracyamba uyoboje inkoni y'icuma. Turamusanga ku mwanya wa 8. Riderman rero akaba atunze agera kuri miliyoni 150 by'amadolari kugeza ku bihumbi 300. Umutungo we naho ubarizwa. Ese Riderman aya mafaranga yakura hehe? Riderman azwi cyane mu muzika, ndetse kandi amaze n'imyaka myinshi akora, bityo bikaba bituma amafaranga akomeza kwiyongera, kuko niba yaratangiye kera birumvikana ko yayo yakoreye ari cyo yakozeje. Niyo mpamvu aza ku mwanya wa 8, kuko yakoze cyane, yakoze kera, ndetse indirimbo ze ziranakundwa. Ikindi kandi akora show n'ibitaramo, usanga akora ibitaramo mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye. Ikindi kandi usanga akora media and brand influence. Riderman ni umwe mu bahanzi cyangwa se ni umwe mu baraperi, twamwita nk'umuraperi batangije injyana hip hop hano mu Rwanda. Kandi ikindi Riderman akomeje kwinjiza amafaranga kubera uburambe bwe. Afite uburambe mu muziki. Murabizi ko we na Jay Polly aribo bantu bazanye hip hop hano mu Rwanda.
ku mwanya wa karindwi turasanga undi muraperi ngira ngo benshi namwe muramuzi umuraperi bita Bulldog nawe ni umwe mu bahanzi 10 bafite amafaranga atubutse muri uyu mwaka wa 2026 hano mu Rwanda, aho yaje ku mwanya wa karindwi. Bulldog rero atunze agera ku bihumbi 200 by'amadolari kugeza mu bihumbi 350 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo umutungo we ubarirwa aho ngaho. Ese amafaranga Bulldog ayakura hehe? Akora rap music cyangwa se muziki ya rap, akora concert ndetse n'ibitaramo, akora ibitaramo mu amashow agiye atandukanye, ndetse amfite influence hano muri hip hop culture. Nawe afite ikintu yazanye gishasha muri hip hop hano mu Rwanda. Bulldog rero ni legend muri hip hop, ni umunyabigwi hano muri hip hop Nyarwanda, kandi afite amafaranga ye akomoka ku zina rye rikomeye cyane amaze kubaka hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umuhanzi bita Christopher ndakeka nawe muramuzi. Christopher aho afite abarizwa muri mu bihumbi 250 by'amadolari kugeza mu bihumbi 400 by'amadolari mu mwaka wa 2026. Ese reka turebe ngo ese amafaranga Christopher ayakura he ko aje ku mwanya wa gatandatu? Ese aya mafaranga ayakura he? Christopher nawe afite indirimbo zakunzwe cyane, ndakeka murazizi nka za Muneza ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Akunda gukora streaming cyane streaminga cyane kuri Spotify, YouTube ndetse n'ahandi. Ikindi akora concert ndetse n'ibitaramo. Aba bahanzi ikintu cya mbere kibingiriza cyane ni biriya bitaramo n'ara amashow live performance. Christopher rero afite hit nyinshi kandi zikomeje kumwinjiriza amafaranga kugeza na n'ubu arakinjiriza bitewe na hit yakoze kuva kera kugeza na n'ubu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umuhanzi bita Knowless nawe muramuzi, ni umuhanzi kazi w'umunyarwanda, aho afite amafaranga agera ku bihumbi 300 by'amadolari kugeza ku bihumbi 600 by'amadolari. Urumva ko ni amafaranga menshi atubutse, aho usanga aya mafaranga Knowless ayakura nawe mu muzika, akayakura mu kwamamaza endorsement, akayakura muri media influence and brand influence, ubwo twavuga nka gutyo. Mbese Knowless nawe ni umwe mu bagore bafite izina rikomeye hano mu Rwanda, kandi binjiza amafaranga menshi hano mu Rwanda binyuze mu muzika we, mu kwamamariza amakampani akomeye ndetse na business akomeye, gukora ibitaramo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, aho usanga afite n'izindi business akora hano yo mu mujyi wa Kigali. Umwanya wa kane turahasanga icyamamare mwamenye nacyo muzi nka King James nawe ari mu bahanzi 10 bafite atubutse mu mwaka wa 2026, aho King James umutungo ubarizwa mu bihumbi 500 by'amadolari kugeza mu bihumbi 800. Urumva ko ni amafaranga menshi cyane. Reka turebe ngo ese aya mafaranga King James yakura hehe? King James aya mafaranga ni ukuvuga ngo King James amaze igihe kinini akora, ndetse ubwo ni ukuvuga ngo ari mu bahanzi batangiye kera bakora. Ikindi King James akunda gukora ibitaramo, endorsement ndetse akanamamariza ama business akomeye. Ikindi kandi King James we agira ubucuruzi, agira ama business ye bwite zimwinjiriza amafaranga. Yumvikana ko business ye yakora business ye akakora ibitaramo ndetse akanahanga cyangwa se akaba ari n'indirimbo ze zikamwinjiriza. Uyu mutungo wa King James naho ngaho akenshi na kenshi uturuka. King James rero ni umwe mu bahanzi bubatse neza ndetse bubatse izina, ndetse niyo urebye ubuzima bwe ni umuhanzi ukunzwe cyane n'urubyiruko hano mu Rwanda, ndetse ni umuhanzi wariye hit ku ndirimbo z'urukundo hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo King James we ntabwo amafaranga ye ntabwo ayinjiriza mu muziki gusa, ahubwo akora n'ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo atari n'umuziki, ubucuruzi bwe buramwinjiriza. Umwanya wa gatatu turahasanga umuhanzi witwa Meddy. Ndakeka Meddy muramuzi, nawe ni icyamamare, abantu benshi muramuzi nubwo aba muri Amerika, ariko Meddy ni icyamamare, niwe ufite indirimbo yarebwe cyane hano mu Rwanda, indirimbo yitwa Slowly, aho imaze kurebwa na miliyoni 130 z'abayirebye. Meddy rero aho mu mwaka wa 2026 umutungo we ubarizwa mu bihumbi 800 by'amadolari kugeza muri miliyoni 1.5 y'amadolari. Urumva ko nta mafaranga atubutse. Reka turebe ngo ese Meddy aya mafaranga ayakura he? Meddy usanga akora streaming royalties, nawe akora gukora ama live streams ndetse n'ibindi, akora content muri Amerika, akora ibitaramo muri Amerika, kuko ubu ngubu asigaye yibera muri Amerika. Akunda gukora ibitaramo byinshi muri Amerika, bityo bigatuma yinjiza amafaranga.
Ikindi indirimbo ze zarakunzwe cyane nk'izo ngizo za Slowly ndetse nka za Queen Shiba, My Vow ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye usanga zarakunzwe cyane. Rero Meddy iyo urebye Meddy usanga afite audience nini hanze cyane. Usanga afite abakunzi benshi hanze y'u Rwanda bagatuma yinjiza amafaranga menshi cyane kubera yuko hanze hari abantu benshi kandi turabizi neza ko hanze hafite population nini kurenza mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga umuhanzi bita The Ben. The Ben nawe muramuzi ari guca ibintu mw'iyi minsi. The Ben aho uwo bakunze kwita nka Tiger B. The Ben rero nawe akaba barizwa mu bahanzi 10 mu mwaka wa 2026 bafite amafaranga atubutse hano mu Rwanda. The Ben rero umutungo ukaba ubarizwa muri miliyoni 1 y'amadolari kugeza muri miliyoni 2 z'amadolari. Urumva umutungo ubarizwa ho hagati. Reka turebe ngo The Ben aya mafaranga cyangwa se aya mafaranga ayakura he. The Ben nawe usanga akora international concert muri USA ndetse na Europe. Usanga akora ibitaramo muri Amerika ndetse na Europe. Mujye mwumva ngo umuhanzi runaka agiye gukora igitaramo mu Bwongereza, agiye gukora igitaramo muri Canada, ibintu nk'ibyo. Ibyo bitaramo rero The Ben usanga ari byo akuramo amafaranga. Ikindi streaming nawe kuri YouTube yakora ama live streams kuri TikTok, Spotify ndetse n'ahandi. Ugasanga na YouTube ye iramwinjiriza, kuri YouTube akinjiza, kuri Spotify akinjiza, kuri iTunes akinjiza ndetse n'ahandi kenshi. Brand deal usanga nawe The Ben yamamariza nk'amakampani akomeye ndetse akanaya cyangwa se akayafasha kwamamaza ibicuruzwa byayo abantu bakabimenya, bityo ayo makampani akamwishyura amafaranga atubutse bigatuma nawe yinjiza agera kuri ayo ngayo. Ni ukuvuga ngo The Ben ni umwe mu bahanzi bafite abafana benshi hanze kandi ibyo bigatuma amafaranga ye aba menshi. Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere reka nkwibarize, ese koko iyi video hari ikiri kukungura? Niba hari ikikuguye jya muri comment wandike ngo congratulations, ubutaha uzatuzana indi video ivuga kuri ikintu runaka ubucyandikemo kugira ngo menye aho tuzajya duhera cyangwa se aho tuzajya tukamenya uburyo mwiyumva nk'abakunzi ba Twivugire TV Show. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuhanzi bita Melodie. Melodie ni umwe mu bahanzi bafite amafaranga menshi hano mu Rwanda, dore ko aje ku mwanya wa mbere. Melodie rero arabarizwa umutungo we ubarizwa muri miliyoni 1,500 kugeza muri miliyoni 3. Reka turebe ngo ese amafaranga ye ava hehe. Melodie usanga afite indirimbo zahitinze cyane hano mu Rwanda, agakora endorsement akamamariza cyangwa se akamamariza amakampani akomeye, concert agakora ibitaramo ndetse n'ibindi, akora ibitaramo byo mu Rwanda, byo hanze ndetse n'ahandi. Melodie rero ndakeka muramuzi, niwe 001 hano mu Rwanda. Melodie rero niwe ufarwa nk'uri kusonga hano mu Rwanda muri 2026 kubera ibikorwa byinshi by'amafaranga ari biri kumwinjiriza. None se wowe ubona ari ndukwiye kuba Uwambere? Ese hari utekereza ko twibagiwe? Andika igitekerezo cyawe hasi. Niba wakunze iyi video ntuzibagirwe gukanda like, share ndetse na subscribe kuri Twivugire TV Show kuko turacyabafitiye n'izindi video ziryoshye cyane kandi murakoze kubana natwe.